Ndagushuje mukundwa mu mwami wacu Yesu Kristo. Uyu munsi dukomeje n'inyigisho yacu yo kuvuga hejuru yuko muri Yesu ubuzima burashoboka, cyangwa se ubuzima burashoboka muri Yesu. Aha twavuze ibintu byinshi. Twavuze yuko rimwe na rimwe abantu batekereza yuko umuntu ashobora kubaha Imana agakizwa neza, agakorera Imana neza, adakora amanyanga, ubuzima bwo hanze bukanga. Nabasobanuriye yuko nk'uko mu isi y'abakora ibyaha dusangamo bakene, niko no mu nzu y'Imana bahaba. Ibyo nta gitangaza kirimo, ariko nanone Imana ifite ubushobozi bwo kubeshaho umuntu wayo, ifite imbaraga zo kubeshaho umuntu wayo. Bivuga ngo rero muri Yesu ubuzima burashoboka. Ntabwo abantu bose bubaha Yesu ari abakene, harimo n'abakire, harimo n'abize cyane, harimo n'abanyacyubahiro cyane, kandi bubaha Imana. Ibyo byose babibonye badakoze amanyanga, batabeshye, bataribanganye, badatanze ruswa, badasambanye, badakoze ibyaha bitandukanye nk'uko abantu baba bitekereza. Nababwiye rero ko gutekereza yuko umuntu wese ukirijwe neza adashobora kubona ubuzima bwiza, adashobora kubona imibereho myiza, ibyo ngibyo ari ukwibeshya. Mbabwira yuko iyo tunakijijwe neza turi muri Yesu, ibyo Imana iduhaye iturindana nabyo. Bivuga ko rero nta nkurikizi zabyo, ahubwo tugubwa neza. Nubwo haboneka ibiturwanya byinshi, ariko Imana iturindana nabyo. Ibyo twarabivuze cyane. Tuvuga ko Yesu afite ubushobozi bwo guha icyerekezo kizima kibyara inyungu kandi rwose nyinshi, akakwagura akakugirira neza. Naho utabona inzira, naho utabona ibintu bigenda, ariko afite ubushobozi bwabyo. Ikindi twavuze nuko twavuze ko Yesu afite ubushobozi bwo gutanga promotion. Ashobora kuzamura umuntu, akamuzamura mu ntera, agakora imirimo ku buzima bwe, kandi atari uko yakoze amanyanga, yahinduye CV, cyangwa se yayibeshye, cyangwa se yarimanganye, cyangwa yagambaniye uwo bakoranaga bakamusezera mu kazi. Oya, rwose Yesu akabikora akamugirira neza. Uyu munsi inyigisho yacu turasoreza ku kintu gikomeye abantu benshi bajya bibaza, kivuga ngo mbese Yesu ashobora guha umugisha umuntu agahinduka umukire cyane? Dore ko hari n'abatokesha akavuga ati toka Satani, sinifuza guhinduka umukire cyane. Ariko Imana ifite ubushobozi bwo gutanga umugisha ku muntu agahinduka umukire cyane kandi ayubaha. Dusome igitabo cy'Itangiriro 26 umurongo wa 13, niturangiza turasenga. Itangiriro 26 umurongo wa 13 none narimvuze, ariko mureke duhere 12. Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100, Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Amen. Muzakomeze musome, muzamenya ayo makuru cyane. Mana, turagushimiye cyane mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko ukomeje kubana natwe muri iyi nyigisho ivuga ngo muri Yesu ubuzima burashoboka. Komeze kwagura imitima, kandi icyo twifuza ni uko Umwuka Wera akomeza kuduhishurira, kugira ngo abantu badakomeza gukora amanyanga n'ibyaha bazi ko ari byo byababeshaho. Ntabwo dukeneye kugira amatsinda abiri y'ubuzima bwacu, ngo nitugera mu rusengero tugaragare nk'abakijijwe, tugaragare nk'abantu b'Imana, ariko nitugera hanze mu gushaka amafaranga n'ubutunzi abantu bakora ibyaha. Mu izina rya Yesu, Umwuka Wera natubashije kandi aduha imbaraga. Iri jambo ukomeze kurisobanura, Umwuka Wera duhishurire mu izina rya Yesu. Amen. Aya magambo avuga ngo Yesu afite ubushobozi bwo guha umugisha umuntu agahinduka umukire cyane. Abantu benshi bashobora gutekereza ko ari ibintu bitabaho, ariko ni ibintu bibaho no muri iyi minsi. Dufite ingero zabo, abantu bakijijwe, babana n'Imana, bakorera Imana, badakora amanyanga, badakora amafuti, ariko rimwe na rimwe rwose Imana ikabaha umugisha, ikabagura, bagahinduka abakire cyane. Isaka ni mwene Aburahamu, ngira ngo muramuzi, ni umwana we yabyaye. Yabaye umukire cyane kandi yubaha Imana, aba umukire cyane, Imana iramwagura. Ari ibintu natekereje, Imana ifite ubushobozi bwo gukora ibintu, kubera ko ikintu cya mbere Imana ifite nuko ubutunzi bwose ni ubwayo. Bwaba ubwo tuzi, ndavuga uburi mu munsi y'amazi, uburi mu butaka, uri ku butaka, ubwo tubona, buri mu kirere, n'ubundi tutamenye, ubutunzi bwose ni ubw'Imana. Icyo ngicyo mucyumve. Icya kabiri, Imana ifite ubushobozi bwo kugabira uwishaka, ikanyaga n'uwishaka. Umudamu umwe yaririmbye indirimbo ikomeye muzi mwese, aravuga ngo Imana ikura ikuzimu igashyira hejuru, ariko nanone ishobora gukura hejuru ikanacisha bugufi. Imana niyo ikiza, ariko inanakenesha. Ibyo byose Imana niyo ibikora. Ifite rero ubwo bushobozi. Nyuma y'uko ari ifite ubutunzi bwose, ifite ubushobozi bwo gukiza no gukenesha, kuzamura no kumanura. Imana ubwo bushobozi irabufite. Ikindi kintu namenye nuko ibintu byinshi Imana iduha
ibyo twita ubukire ibifite impamvu zayo zumvikane turi abantu bayo. Rero Imana ijya ibikora. Hari abantu usanga bavuga ngo ntago waba umurokore cyane, ntago waba umukristo cyane, ntago waba umuntu usenga cyane, ntago waba umuntu ukijwe cyane ngo uzakire. Oya, ayo ni amanyanga, ni ikinyoma cy'abadayimoni. Nibyo koko umuntu agomba gukora cyane, umuntu agomba kuvunika, agomba kubyuka kare, akaryama akererewe. Umuntu rwose ntago ubukire buzagusanga wicariye mu buriri, uryamye mu buriri, cyangwa ngo ugire ivangiro kuvuga ngo nzasenga kuva kwa mbere kujya ku cyumweru, ubukire buzansanga undi. Imana yatanze uburyo kandi irabwubaha, isaba ko abantu bahaguruka bakagenda bagakora, ugasanga ubuzima nyine bakoze kandi byose bikagenda neza. Ariko icyo nashaka kumvikanisha ni uko Imana ifite izo mbaraga zo kuba yaguhindura umukire cyane. Ikindi kintu buriya mutazi ni uko Imana ishobora gutuma utangiza ibintu bishya abandi batamenye kandi bikabyara inyungu, abandi bakazajya kubimenya waramaze kugira inyungu nyinshi, waramaze kwaguka, waramaze guhabwa umugisha nk'uko tubivuga, waramaze kugera ku rwego rukomeye cyane. Ikindi ni uko Imana ishobora kugukora ku bwenge, ikakwagura, igatuma ukora innovation, uyihimba, uvumbura. Ngira ngo mwagiye mwumva amateka y'abakorogate, bagiye bavumbura ziriya za korogate, baraguka, Imana ibaha umugisha, baba abantu b'Imana bakorera Imana. Hari n'abandi bagiye babaho baraguka, Imana ibaha umugisha. Umwami Hezekiya, Imana yamuhaye umugisha, iramwagura, imugirira neza. Salomo, murabyibuka ko Imana yamuhaye ubutunzi bwinshi, iramwagura, abumukire, abumuherwe, nubwo wenda nyuma yaje kugwa ntakomeze kubaha Imana, ariko rero bimuhaye kubera ko yari yasabye neza, Imana imugirira neza. Icyo rero ni ikintu dukwiye gutekerezaho kandi tukagitekereza. Imana ifite ubwo bushobozi. Ntabwo ukwiye kugira imyumvire njyabi ivuga ngo ntabwo Imana yabikora, bisaba kwirwanaho, ndumva afite inyota yo gukira, ndumva ashaka kuzagira amafaranga menshi, ndumva ashaka kuzubaka inzu nziza nkazaha umuherwe, none rero biransaba gutanga ruswa kugira ngo mbone kari akazi, biransaba gutanga ruswa kugira ngo mbone ririya soko. Ibyo byose bizagutera umutima, bizakubera indwara ikumunga, bizakubera ubuzima bukwandikisha ku rutonde rw'abazakorwa n'isoni. Ariko nutegereza Imana ugasenga ukayinginga, nibona bikwiriye, wenda niho wakunda gucanga abantu, Imana nibona bikwiriye izabigukorera. Nibona bitagukwiriye izaguha ibigukwiriye, kuko ishobora no kubiguha ugasanga birakwangije, bikugizeho ikibazo, ubuzima bwawe burangiritse. Ariko iyi Imana ibiguhaye ibizi neza yuko bizayibyarira umusaruro. Imana itugirire neza cyane. Rero ahangaha reka mvuga ikindi kintu mutari muzi. Abantu benshi bakunda gutekereza yuko Imana nyine Imana ariyo gusengwa, nyine twagiye mu rusengero tukayiririmbira, nyine bakayifata nk'ikintu kiri hariya gitinyitse, giteye ubwoba. Ariko Imana yifuza kuyobora ubuzima bwacu, yifuza kugenga ibitekerezo byacu, yifuza kugenga imishinga yacu, yifuza kuyinjiramo kugira ngo ibyo dukora byose bibe yihesha icyubahiro. Kandi Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo mbahaye igihugu nitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka ukageza mu iherezo. Ubwo bwari ubutunzi. Kuguha ibintu Imana ikabyitaho kuva mu ntangiriro z'umwaka ikageza mu iherezo ry'umwaka, mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu, mu kwa gatandatu, mu kwa karindwi, mu kwa munani, mu kwa cyenda, mu kwa cumi na kumwe, mu kwa cumi n'abiri. Imana ikabirinze bya bindi yaguhaye. Kandi irababwira ngo nzajya mbavushiriza imvura mu gihe gikwiriye. Imana ifite ubushobozi, ifite imbaraga, ifite ubukire. Imana irakomeye, ntabwo twabasha kubigereranya, ndetse nta n'undi muntu wabayeho n'uzabaho. Abantu benshi bashobora kugira krize, n'ubu turi mu gihe isi ifite krize y'ibibazo bitandukanye, ariko ntabwo Imana ijya igira krize. Nta nubwo igitaka bivuga ngo nimumfashe, nakennye, byagenze gutya, byangoye. None dukora iki rero? Mwene data, biragusaba ibintu wenda ndavuga bigera muri bitatu. Icya mbere, guma muri Yesu. Guma muri Yesu, wikwemera gutanga ruswa, wikwemera gusambana, wikwemera kugambanira mwene so, wikwemera gukora ibyaha kugira ngo ubone ubutunzi. Kuko n'ubutunzi uzabona nta mumaro buzakugirira. Rimwe na rimwe bunitera n'amababa bukaguruka, ariko ubwo Imana yahaye umuntu ibujyana mu gihe gikwiriye. Icyo tucyumve. Guma muri Yesu, wishaka gusorwa muri Yesu ngo utandukane n'ubugingo bitewe n'impamvu z'ubukire n'ibindi bintu bitandukanye. Icya kabiri, emera kunyurwa n'ubuzima ubayemo, nyurwa nabwo, kugira ngo Satani atazagutega umutego wo guhara buri munsi ufite inyota, naguze ibi, nageze kuri ibi, ndashaka biriya. Ukwiye kunyurwa nabyo, ariko unahorana n'icyifuzo cyo gutera imbere, kuko biratandukanye. Kunyurwa no guharana icyifuzo cyo gutera imbere ni amagambo birajyana.
ariko ikintu cyo guharana umururumba no guhora buri munsi uvuga uti nakoresha inzira zose, nanyura mu nzira zose nkagera kuri ibi ngibi, oya, uzagwa mu mutego, uzagwa mu rwobo, usanga ubuzima bwawe burangiritse. Nyurwa unafite n'ikibazo cyo komeza gutera imbere, ariko wihorana umururumba buri gihe, kuko abifuza ko batunzi cyane bagahorana uwo mururumba bagwa mu mitego, kandi imitego myinshi cyane usanga baraguye mu mitego. Ikindi, igira ku kabarore k'abatubanjirije. Hari abantu batubanjirije barangije bakunda ubutunzi cyane, bakunda ibintu by'ubutunzi cyane, bamwe bava mu gakiza, abandi bagasohokamo, abandi bakora amanyanga n'amafuti. Uyu munsi babayeho nabi, ubuzima bwarangiritse, byarangiye bakozwe n'isoni, n'abapfuye bagapfa baratandukanye n'ubugingo buhoraho. Ni ukuri nyuma y'urubanza hazaba ikibazo gikomeye cyane. Witandukana n'Imana kubera impamvu y'ikintu icyo ari cyo cyose, wihemuka kubera ikintu icyo ari cyo cyose. Guma muri Yesu, muri Yesu ubuzima burashoboka kandi bwiza. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagira ngo dusenge. Turagushimiye Imana yacu, reka ukomeze gufasha imitima yacu, abantu bagume muri wowe, kuko muri wowe ubuzima burashoboka. Ibyo turabihamya. Unashobora gukira, unashobora guhabwa promotion, unashobora kwaguka ukagira icyerekezo cy'ubuzima cyagutse. Umwuka wera bitubashishe kandi atugirire neza. Ndagushimiye kubw'amagambo twaganiriye muri iki cyumweru, kandi uzakomeza guhishura imitima yacu. Abantu ntibakuveho, abantu bagakomeza bakaguma mu mitima, bakaguma muri wowe, ubwiza bwawe bugakomeza bukabana natwe. Twirukanye imyuka mibi n'imikoro yose ijyana abantu ibereka ko mu Mana ntacyo bimaze, bereka ko mu Mana ari umubabaro gusa n'agahinda, ahubwo bahishurirwe ko mu Mana ari ubuzima bwiza, hari ukugubwa neza, kandi bahishurirwe ko na nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ndagushimiye kubw'amagambo twaganiriye. Tanga umugisha ku muntu wese wateze amatwi akumva, mu izina rya Yesu, amen, amen. Imana iguhe umugisha cyane, Imana iguhe umugisha cyane.